Mhm. Hello dear students, so uyu munsi tugiye kwiga isomo riryoshye cyane. Hari igihe umuntu akubwira uti afite imyaka 10, ugahita ushaka kumuhakanya ukamubwira uti oya afite imyaka irenga 10. Ukibaza ute se afite imyaka irenga 10? Imyaka irenga ubwo ndabivuga mu gute mu cyongereza? Afite imyaka irenga 10. Ugasanga uzi kuvuga gusa afite imyaka 10. Gusa wajya kuvuga ngo afite imyaka irenga 10 bikagucanga. Hari n'igihe ushaka kuvuga uti imvura yaguye mu gihugu hose. Imvura yaguye mu gihugu hose. Ukibaza ute se imvura yaguye all the country kumva ntago ari byo mu gihugu hose. Imvura yaguye mu gihugu hose. Hari igihe umuntu akubwira ngo mu nama haje abantu 20 gusa, ugashaka kumubwira uti haje abantu barenze 20. Uri kubeshya, haza abantu barenze 20. Abantu barenze 20 tubivuga gute? Abantu barenze 20. Cyangwa se ugashaka kuvuga uti atuye hakurya y'umusozi. Atuye hakurya y'umusozi. Hakurya si ubwo y'umusozi tubivuga gute? So ibyo nibyo tugiye kuba tureba muri iri somo dukoresha ijambo gusa over. Iri jambo over rifite uburyo bwinshi risobanurwamo butangaje. Reka dutangire. Gusa mbere yuko dutangira nkusa gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda kuri like kugira ngo mutwereke yuko mudashyigikiye. Nkwibutsa yuko kandi ugomba gutangira kwiga icyongereza hakiri kare. Ujye witoza kandi unavuga, ukoresha umunwa wawe mu kuvuga. So let's get started. Tugiye guhera kuri aho over ibishobora gusobanurwa kimwe na above something. Okay, reka turebe urugero. Clouds are over the mountain. Ni ukuvuga ngo ibicu biri hejuru y'umusozi. Hano over ibisobanura hejuru. Ni ukuvuga ngo the clouds cyangwa se clouds are over the mountain. Ni ukuvuga ngo uko biri kose ushobora kureba ibicu hera hirya ukabaza mugenzi wawe ese biriya bicu uri kubona bifatanye n'umusozi cyangwa biri hejuru y'umusozi? Mugenzi wawe agahita akubwira uti bitewe n'uko abizi yuko nyine ibicu bidakoze kuri uwo musozi, agahita akubwira uti the clouds cyangwa se clouds are over the mountain. Ni ukuvuga ngo ibicu biri hejuru y'umusozi. Kabiri, the plane flew over our house. Ni ukuvuga ngo indege, the plane, indege, flew, yagurutse over our house cyangwa se yaciye hejuru y'inzu yacu. Iyi ngiyi ni fly. Ni fly, ni past ya fly. Flew, dusoma flew muri past. Flew over our house. Ni ukuvuga ngo imodoka yagurutse cyangwa se yaciye hejuru y'inzu yacu. Hari naho over tuyikoresha tuvuga across, tuvuga nko kwambuka uva ahantu hamwe ujya ahandi. Urugero, we walked, twagiye n'amaguru. We walked over the bridge. Ni ukuvuga ngo twambutse ikiraro n'amaguru. We walked over the bridge. Twambutse ikiraro n'amaguru. They drove over the hill. They drove over the hill. Ni ukuvuga ngo bambutse umusozi. Bambutse umusozi n'imodoka, batwaye imodoka cyangwa se batwaye imodoka over the hill. Batwaye imodoka bambuka umusozi. Over ishobora gusobanurwa nka more than. Urugero, she has over 100 books. Afite ibitabo birenga 100. She has over 100 books. Afite ibitabo birenga 100. The meeting lasted over 2 hours. Ni ukuvuga ngo inama lasted yamaze over 2 hours. Inama yamaze amasaha arenga 2. Ushaka kuvuga nka gutyo uti inama yamaze amasaha arenga 2. The meeting lasted over 2 hours. Inama yamaze amasaha arenga 2. He is over 18 years old. Ni ukuvuga ngo afite imyaka irenga 18. He is over 18 years old. Afite imyaka irenga 18. Uri kutubeshya ntabwo afite imyaka 18 ahubwo he is over 18 years old. Dufite aho over ishobora gukoreshwa nka finished, tugaragaza ikintu kirangiye. Urugero, the game is over. Umukino urarangiye. Mutahe, the game is over. Umukino urarangiye. Please go home. Umukino urarangiye. The meeting is over. Inama irarangiye. Inama irarangiye wajya wamvugisha. Ahari wari wanshatse cyane, warashatse ko tuvugana then
ndaguhakanira nkubwira yuko nkiri mu nama, then the meeting is over, ushobora kumpamagara. The movie is over, film irarangiye n'ukuntu yari iryoshye, but unfortunately the movie is over, kubw'amahirwe make filime irarangiye. Gatanu, over ushobora gukoreshwa nka during a period of time, ni ukuvuga ngo mu gihe runaka, mu gihe. Urugero, we talked over dinner, ni ukuvuga ngo nimba dinner ni ifunguro rya nimugoroba, nimba gufata dinner wenda bijye bidutwara nk'iminota 20, iyo minota 20 yo gutekinga dinner nicyo gihe twavuzemo. Ni ukuvuga ngo hano we talked, twavuze. Ese mwavuze ryari ko nzi ko nta mwanya mwari mufite? Nzi ko mwari gutangira kurya, mwamara kurya mugata mugenda, ubundi mwavuze ryari? Ngata nkubwira ngo we talked, twavuze over dinner, ni ukuvuga ngo twavuze mu gihe cyo gufata ifunguro rya nimugoroba, turi gufata ifunguro muri icyo gihe. Nimba igihe cyo gufata ifunguro rya nimugoroba kigenwe ku minota 20, ni ukuvuga ngo iminota 20 yose twayimaze turya tunavuga. We talked over dinner. We worked hard over the holidays, ni ukuvuga ngo twakoze cyane. We worked hard over the holidays, ni ukuvuga ngo twakoze cyane mu biruhuko cyangwa se mu gihe cy'ibiruhuko. Ni ukuvuga ngo nimba ibiruhuko byari biteganyijwe kumara wenda nk'ukwezi, ni ukuvuga ngo uku kwezi kose kw'ibiruhuko twakumazemo dukora cyane, ni ukuvuga ngo turi gusobanura during a period of time, muri icyo gihe cyose guhera ibiruhuko bitangiye kugera ibiruhuko birangiye, nicyo gihe turi kuvugamo, nicyo gihe iyi over iri gusobanuramo. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe twakozemo cyane. We worked hard, twakoze cyane mu gihe cya holidays, guhera bitangiye kugera birangiye, during. Dushobora no gukoresha over kandi tuvuga covering something, just guhisha ikintu cyangwa se gupfundikira ikintu. Urugero, put a blanket over the baby, just nko kuvuga ngo orosa umwana. Gusa hano tuba turi kumworosa iki? Blanket, orosa umwana. Put a blanket over the baby, orosa umwana. Uri kumworosa iki? Ikiringiti. Tujye kubisobanura mu buryo bw'ijambo rimwe rimwe, ni kuvuga ngo shira ikiringiti over the baby, ni ukuvuga ngo turi kumukavaringaho something, turi kumukavaringaho iki kiringiti, blanket. Put blanket over the baby. Shira over ni kuvuga gukavaringa the baby, kumushiraho ikiringiti. Then maybe ko yaryamye yasinziriye yibagiwe kugira ute kwiyorosa, then ndakubwiye ngo please put a blanket over the baby, shira cyangwa se orosa umwana. She wore, yambaye a jacket over her dress, ni kuvuga ngo yambaye ijaketi hejuru y'ikanzu. Hari ukuntu abakobwa cyangwa se igitsina gore bambara ikanzu ukaba warenza akajaketi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ushobora kuvuga uti nimba narakubonye ariko byambaye, nshobora guhita umbwira mugenzi wanjye uti she wore, yambaye a jacket over her dress, yambaye ikanzu arenzaho nyine akajaketi. The cloth, umwenda. The cloth is over the table, ni ukuvuga ngo umwenda utwikiriye kuri table. Wenda murabibona hano kuri iyi foto, ni ukuvuga ngo ese wa mwenda urihe? Uriya mwenda rero, the cloth is over the table, uriya mwenda twikiriye ameza. Maybe ko ari wo dukoresha tugiye gutegura ameza wenda mbere yuko dushiraho ibyo kurya, uyu mwenda niwo tubanza gusasaho. Then ndi kukubaza ese uwo mwenda uri hehe? Uwo mwenda rero is over the table, umwenda utwikiriye ameza cyangwa se just kuri ubu buryo mubona kuri iyi foto. Dufite uburyo bwa karindwi. Uburyo bwa karindwi ari bwo aha ni aho over ishobora gusobanurwa nka about. Urugero, we argued
We argued over money. Twatonganiye amafaranga. To argue, kujya impaka, twagiye impaka cyangwa se twatonganiye amafaranga. Iyi argue igiye isobanurwa nko gutongana cyangwa se hari n'ubundi buryo bwinshi bugenda ikoreshwamo, ariko muri context mu buryo bwo gutongana. We argued over money. Twagiye impaka cyangwa se twatonganiye amafaranga. Over, about money. Twatonganiye amafaranga. They talked over the plan. Hari igihe usanga wiyiziye about gusa utazi over, then muri iyi nteruro bashiramo over bikakunanira bitewe n'uko nyine wemenyereye kuvuga about, ariko bashiramo over bigahita bigucanga ukibaza uti se they talked over the plan mbese ni ibiki, kandi nyamara bishatse kuvuga uti bavuze ku mupango cyangwa se bavuze kuri plan. They talked over the plan cyangwa se they talked about the plan, bavuze ku mupango. Over aho tuyikoresha mu buryo bwo kwerekana yuko umuntu afite ubushobozi ku kindi kintu, cyangwa se umuntu ashobora kuba afite ubushobozi runaka cyangwa se ari control over something. Urugero dushobora kuvuga ngo she has power over the team. Ese la team ayifiteho ubushobozi? Yego rwose, she has power over the team. Team ayifiteho ubushobozi, authority, ubushobozi, ayifiteho control. Se ko mbona abayishyize hejuru abafatira ibyemezo, ubundi ashinzwe iki? Igenda gake kuko she has power over the team, afite ubushobozi ku ikipe cyangwa se ku team. Parents have authority over children. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bafite ubushobozi ku bana. Ababyeyi bafite ubushobozi ku bana. Over children, ku bana. Over kandi dushobora no kwikoresha tuvuga on the other side, ku rundi ruhande. Urugero, my friend lives over the river. Ni ukuvuga ngo inshuti yanjye ituye cyangwa se iba hirya y'umugezi. Hirya y'umugezi. Ni ukuvuga ngo dushobora kuba duhagaze hano, ubundi igihe twagende tujye gusura inshuti yawe, ubundi inshuti yawe ituye hehe? Ndahita nkubwira uti inshuti yanjye ituye hirya y'umugezi. My friend lives over the river. Inshuti yanjye ituye hirya y'umugezi. The school is over the hill. Ni ukuvuga ngo ikigo is over the hill. Ni ukuvuga ngo ikigo kiri hakurya y'umusozi. Ikigo kiri hakurya y'umusozi. Ni ukuvuga ngo ese aho twagendeye tujya ku ishuri, ugiye kunyereka kuri iryo shuri ryanyu ko tutahagera? Ukitonde gake, ishuri riri hirya y'uyu musozi cyangwa se riri hirya y'umusozi. The school is over the hill. Ni ukuvuga ngo ishuri riri hakurya cyangwa se hirya y'umusozi. Dufite uburyo bwa 10 aho over bisobanurwamo nka again, one more time. Read it over, ongera. Read it over, ongera ugisome. Read it over, one more time. Let's start over. Reka twongere dutangire. Abantu bakunze gukina amagame nibo bakunze guhura n'iri jambo let's start over, cyangwa se starting over, kongera gutangira bundi bushya. Let's start over. Tukagira 13 aho over isobanurwa nka throughout an area. Rain far all over the city. Aho dukunze kujyanisha all ndetse na over. Ni ukuvuga ngo rain far all over the city. Ni ukuvuga ngo imvura yaguye mu mujyi hose. Rain far all over the city. Ni ukuvuga ngo imvura yaguye mu mujyi hose. Hano dusoma far, nubwo harimo ariko dusoma far. Ni ukuvuga ngo rain far all over the city. Ni ukuvuga ngo imvura yaguye mu mujyi hose. People came from all over the world. Ni ukuvuga ngo abantu baturutse ku isi hose. People came from all over the world. Ni ukuvuga ngo kuri iyi match, kuri finale y'igikombe cy'isi,
abantu bari bari muri stade, they came from all over the world. Ni ukuvuga ngo baturutse ku isi hose cyangwa se baturutse mu gihugu hose. They came from all over the country. Baturutse all over the country, baturutse mu gihugu hose. Tukagira aho dukoresha over tuvuga too much. Urugero, don't overthink it. Ntubitekerezeho cyane. Don't overthink it. Ntubitekerezeho cyane. So this is the end of our today's lesson. Niba utarakanda kuri subscribe, ntibagirwe kuyikanda kugira ngo utazajya ubura andi masomo meza nkaya. Ikindi nkwibutsa yuko kwiga icyongereza ni ukuvuga. Ukomeze no kwirinda abantu bababeshya ngo muze tubigisha icyongereza amezi 3, amezi 4, amezi 5 cyangwa se ukwezi kumwe. Nyamara iyo ugenzuye neza usanga uwo muntu uri kukubwira ngo yakwigisha icyongereza mu mezi make nk'ayo ngayo, usanga yaramaze imyaka 10 n'ingahe yiga urwo rurimi cyangwa se yiga icyongereza, ariko akakumvisha uburyo ki wowe ajya kukikwigishamo amezi make gutyo. So mwirinde gusa, mukore practice za buri munsi. Please practice every day. Practice makes perfect. Thank you for watching.